muri make nuko nabatijwe ubundi urugendo rurakomeza. Numva ari urugendo rutoroshye ariko ni byiza ko wizeye. None ndibaza mu bihe nk'ibyo iriya myaka ni iki cyatumye ushikama mu buzima wari urimo ukavuga ati ngiye kubireka nizere ibi bintu mbikomerezeho? Iki cyaguhaye imbaraga zo gukomeza ukizera ukajya mu butumwa neza? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Nta kintu gitanga imbaraga gutega amatwi ijambo ry'Imana. Nicyo kintu gitanga imbaraga cya mbere. Noneho imbaraga nyazo noneho zigufasha gushikama aho zituruka ni mu kwakira wa muhamagaro wawe, iyo wawumvise neza. Iyo wumvise kwa guhamagarwa kwawe neza ugasobanukirwa icyo Imana igushakaho, bituma ubasha gushikama ntuteraganwe. Bibiliya niyo ibivuga. N'ejo nahoze mpasoma muri Bibiliya, usomye nko mu Bakorinto, ahantu harimo icyanditswe nkunda cyane. Usomye mu Bakorinto, kamparebe myihanganire gato mparebe, ni umurongo nkunda cyane mu Bakorinto, mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 26, haratubwira ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'ab'imfura bahamagawe atari benshi, ahubwo Imana niyo yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije abanyabwenge abanyantege nke, yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Urumva ko Imana niyo yihamagarira, niyo yihamagarira. Iyo ikwihamagariye byanga bikunze iragukomeza, ntabwo ushobora guhungabana ariyo yakwihamagariye, keretse uhamagawe n'umuntu. Kuko jyewe nzirikana cyane umuhamagaro wanjye ni wankomeje. Ntabwo nahamagawe n'umuntu, sinakurikiye umuntu, ahubwo jyewe nakurikiye ubuzima nabonye mu muntu, kandi utanga ubuzima ni Imana. Ubwo rero ikintu cyabashe kunkomeza ni uguhagarara kuri uwo muhamagaro wanjye. Muri make tuva ruko guko nabisobanura. Nicyo cyankomeje. Ni byiza, ariko nsigaranyemo ikibazo. Nk'urubyiruko, kubwira umuntu ngo kurikira umuhamagaro wawe ntabwo biba byoroshye. Hari n'igihe utabyumva ngo bisobanukirwe. Ni nka gute nk'urubyiruko watugira inama kuvuga ati ni gutya wamenya umuhamagaro wawe, nuko nabashije kumenya umuhamagaro wanjye, ukaba wadusangiza uburyo ki twamenya umuhamagaro wacu? Urakoze cyane. Kumenya umuhamagaro ni uko burya umuhamagaro ntugaragara inyuma. Umuhamagaro ntabwo ugaragara inyuma. Umuhamagaro, umuhanuzi niwe watubwiye uburebure buhamagara ubundi. Uburebure buhamagara ubundi. Yabwirije n'icyo kibwiriza. Iyo imbuto iri muri wowe byanga bikunze, ijambo rikabwirizwa, nta n'imbaraga wowe washyiraho kugira ngo uryizere, ntibishoboka. Nta mbaraga washyiraho na nkeya. Ariko kubera ya mbuto iri muri wowe byanga bikunze, kandi ukaba ari Imana yagutoranyije isi itarashyiraho imfatiro zayo, iyo rya jambo rihuye na wa mucyo uhuye na wo w'icyo gihe, byanga bikunze bihita bihura, ntushobora kunyerera, kandi nubwo wanyerera Imana irakugarura. So kuvuga ko muri urwo rugendo tutagiraga ingorane zirimo nyinshi. Urubyiruko rwizeye ubutumwa, birumvikana ibishuko ni byinshi. Hari abo muba mwabanaga kugira ngo basige, hari inshuti zawe uba ufite zo mu isi kugira ngo uzisige, biragoye. Ariko ni nk'uko waba, iyo wizeye ubutumwa, ni nk'uko waba wagendaga muri iki cyerekezo gutya ugahita uhindukira. Ni ukuvuga bigusaba gutera umugongo bya bindi wagendaga werekezaho, uhita bitera umugongo ugahindura icyerekezo. Iyo uhinduye icyerekezo rero, aho ngaho uhasanga ibindi bishya. Ibyo bishyashya ugiye kugenderamo, niba wari ufite inshuti hariya zo mu bapagani, ugomba kugira inshuti zo mu bakristo.
icyo gihe nk'urubyiruko nanjye nari umusore icyo gihe nari nkiri umwana mutoya nari ngeze muri ya maraso yandi ashyushye nari mfite inshuti nyinshi hanze ariko ibyo nabishobojwe nk'uko warumbajije nabishobojwe no guhindura icyerekezo nkagira none inshuti zo mu bizera nkagendana n'ijambo ry'Imana icyo rimbwira nkaba ari cyo nkora kuko iyo ushyize Imana imbere ibindi byose bigenda neza. Yego, murakoze cyane. Ndibaza nkurikije icyo gihe cyose umaze mu butumwa, umaze imyaka 20 irenga wizeye ubutumwa, ni irihe tandukaniro ubona igihe watangiye kwizera n'uyu munsi? Ubona bikimeze kimwe cyangwa ubona hari impinduka yajemo? Ubundi mu butumwa muri rusange no mu myizerere yawe aho waba ubibona hose. Nibyo koko itandukaniro rigomba kuhaba kuko Pawulo niwe ubwiriza mu gitabo cy'Abakorinto yarabwiriza yaravuga ngo igihe Abakorinto bari bakiri abana yabarambigizaga amata, yabahaga amata. Natwe twizera umuntu aba ari umwana wa wundi twabigereranya n'uko umuntu akura. Umuntu arakura, umwana iyo avutse ntabwo avuka azi kugenda. Umwana aravuka agakambakamba, rimwe na rimwe akanagwa hasi, akaba yanakuka iryinyo kubera ko yaguye, akurira imeza akagwa. N'urugendo rwa gikristo niko rumera. Ntabwo umwana avuka azi kugenda, ahubwo aravuka agakura kugeza igihe agera ku kigero cy'ubukure. Noneho n'intambara agenda ahura nazo zigenda zitandukanye. Ni ukuvuga icyo gihe twizereye hari ibigeragezo bigendanye n'igihe cyacyo, n'icyo gihe cyari kiriho. Wenda reka nguhe nk'urugero. Twizera gutunga telefone byari ibintu bikomeye. Byari bikomeye cyane. Telefone yari ihenze, guhamagara byarahendaga cyane, kuyigura ntabwo ari buri wese wari uyitunze. Icyo gihe rero urumva bitandukanye no kurangara k'uyu munsi kuriho, aho usanga abantu bari kuri Facebook, bari kuri WhatsApp, bari kuki aho bagasomye ijambo ry'Imana. Uyu munsi biragoye rero kurutaho. Bigaragara ko bigoye, ariko iyo haje ibigoye, Imana nayo yohereza imbaraga ku bana bayo kugira ngo babashe kunesha ibishuko by'icyo gihe biriho. Ariko ugereranyije n'igihe twizereye, ubona uyu munsi hari itandukaniro bigaragara. Uyu munsi ubona nkaho abantu, kubera usanga urukundo rusa nkaho rwagabanutseho bitewe n'ibintu by'iterambere byaje. Kera wakumburaga mwene so ukajya kumusura, ariko uyu munsi ushobora kumuhamagara bigashiriraho, ukamara ukwezi utarajya kumusura. Icyo gihe ndanabyibuka, umukozi w'Imana niwe wajyaga atubwira, Pasiteri Kumbi niwe wajyaga atubwira ati nta kuntu wavuga ngo ukunda umuntu utazi aho atuye. Twageragezaga kubishyira mu bikorwa. Umuntu akajya gusura mwene data ukamenya aho atuye, byose byerekanaga urukundo. Uyu munsi rero usanga hari ukuntu byagabanutseho kubera ibintu by'iterambere byaje. Ariko nanone buriya Imana ntijya yiburira intore zayo. Uyu munsi nabwo hari abandi bagikomeye, hari ababishobora. Nubwo ubona muri rusange bisa nkaho byagabanutse, ariko hari ababishobora. Iryo tandukaniro riragaragara, rirahari ugereranyije n'iki gihe uko bimeze. Icyo gihe wasangaga abantu bari hamwe cyane 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 kuruta uko uyu munsi umuntu abibona. None se ubona ari nk'iki cyakorwa urukundo rwari ruhari rugaruke, abantu bongere bagira ubumwe nk'ubwo bari bafite mbere? Ni nk'iki ubona cyakorwa uyu munsi? Icyakorwa ni ukwirinda kurangara. Hari ibintu bibiri byongera urukundo rw'Imana nk'uko umuntu azabitubwira. Hari ugusoma ijambo, hakaba no gusenga. Iyo umuntu akora ibyo bintu, ntidutinde muri ibi by'ikoranabuhanga, ntidutinde muri Facebook, ntidutinde kuri WhatsApp. Biriya byose biratunyunyuza, biriya byose binyunyuza urubyiruko. Nubwo ari byiza, ni byiza, birakoreshwa, ariko bikagira umwanya wabyo, tukagira n'umwanya duha ijambo ry'Imana. Ibyo rero tubikoze, rwa rukundo byanga bikunze rugomba guhita rugaruka, tukitabira kumva ijambo, tugasenga. Ibyo nitubikora, byanga bikunze rwa rukundo tuzongera tubone, kuko nta n'urukundo nta n'Imana twaba dufite. Ariko birashoboka cyane.
birashoboka. Bakunzi bacu mukomeje kudukurikirana, ikiganiro ni My Experience kuri Shamgar TV. Njyewe uri kukibagezaho ni Sister Anne Ingabire. Twifuzaga gufata akaruhuko gatoya tugahita tugaruka. Mukomeze kudukurikirana mudacikwa. Murakoze.